Burya indangagaciro za muntu nizo zimugira uwo ari we. Iza mwiza se mucyara azakira ate? Nimukurikire umukino. umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa. Mbese mana yanjye mucyo yabaye amahoro ko atambwiye impamvu yatumye agenda atanicaye. Ibyo ari byo byose si amahoro kuko aba yamenyesheje icyo mugenzi we yamuhamagariye. Reka muhamagare muvugishe. Ayiwe ko idacamo ibi ni ibiki koko? Ibyo ari byo byose si amahoro. Ikibazo bamushakiraga kirakomeye pe. Reka nongere numve. Nyagasani mana yanjye ibi ni ibiki? Ariko se ubundi uwamwihorera nkiryamira. Nta nubwo nirwa nteka. Gatoya nzaniye na ji byampagije. Dore ko ntagatihagisha kubi. Ariko se aba ntiyayimpayemo umukunde? Ko numva mukumbuye kandi twari turi kumwe ku manywara. Ariko se ubundi ko iyo turi kumwe mba numva ntamwiyumvamo cyane. Iyo tutari kumwe mba numva mwiyumvamo birenzeho. Ibyo ni ibiki? Bitandukanye n'ibya cyamudenge. Iyo twabaga turi kumwe numvaga kitagenda ngo kimve iruhande. Amagambo menshi yo kukivugisha. Ubuse ninde ukomanga iri joro? Ariko abantu bashishwa nabi koko. Ahubwo se ko numva ashaka kurumena ndagirane. Yewe muntu ukomanga iri joro. Ni jyewe nshuti. Ni mucyo ni ukuri kw'Imana. Mucyo ni iki gituma ugenda iri joro koko? Sha nkingurira ndakikubwira. Sinshobora. Nubwo wagira ute sinkingura. Ariko abasore mwatugize ibicucu koko. Cyangwa mugira ngo abakobwa bose ni ibirara? We ntekereza nabi sheri. Ni ukuri sindi mu batekereza batyo. Ahubwo ngaruwe n'impamvu ikomeye. Uko byagenda kose sinshobora kugukingurira. Taha tuzabonana ikindi gihe. Sha mbabarira ni ukuri. Sinshobora niyo wateka ibuye rigashya. Ubwo se ko urakomeje? N'ukuntu nkuzaniye akantu keza sheri? Barakubeshya. Mwiza nakwihanganira ibindi. Ariko iki cyo niyo byagenda gute? Ahubwo mvira ku rugi. We kwiteza abantu. Shaka kuyanganye ko. Nzaguha. Umpa iki? Niki cyaruta agaciro kanjye? Niki cyakuraho imirongo nihaye ituma ndi uwo ndi we? None se ko urakomeje ngende? Tanze rwose. Kandi ntacyo wakora cyankura ku izima. Basi niba gukingura byanze ngo nze mu nzu ngo no hanze tuganirireyo. Njyewe nsohoka aya masaha muri iri joro sinshobora. Niyo wateka ibuye rigashya. Kandi sha akantu keza nkuzaniye. Sheri ni akantu keza nkuzaniye ni ukuri. Umva mucyo mbabariro nyumve. Nta kintu na kimwe wagira impamvu yo gukingura iki gihe. Hari wagize ngo ni ukuri ndakubeshya. Sheri reba ni agasheni nkuzaniye. Ntacyo nkeneye kureba mucyo. Rwose nyubaha utahe kandi mbabarira ugire vuba. Sheri aka gasheni niwe nkazaniye kandi ndashaka kukaguha. Kingura basi ngakwambika ubundi mpite nigendera. Nakubwiye ko bidashoboka. Uranyumva cyangwa urwaye mu matwi. Kandi nukomeza guhatiriza undakaza kuzanyurura bizakugora. Ni ukuri ihangane. Basi reka ngagucishirize munsi y'urugi ariko nibura ndare nkaguhaye. Niba unkunda ko kunyubaha kandi nawe uraba wiyubashye. Taha kandi ujyane n'ako gashene kawe. Sha wambabariye ni ukuri. Iyi mpano nziza nakuzaniye ku munsi wa anniversaire nyisubizeyo koko. Ariko se ubu koko nkubwize iki? Isabukuru se ni iki? Cyo kuntesha agaciro? Ariko we kumva ibintu nabi. Nta kugutesha agaciro. Ubu koko genda umuntu wagutesha agaciro kandi naragusezanije kugutetesha ubudatuza shuti. Yewe niba ari ukutetesha waribeshye koko. Gutetesha umuntu no kumutesha agaciro no kumutesha umutwe biratandukanye. Wowe nukubyumva. Ni ukuri sinza ngo no kugutesha umutwe. Ahubwo nuko cyagiye kare nage nakaguhaye uraziko bahise bamamagara byihuse. Umva mucyo mbabarira tuzabonana ikindi gihe. Ariko mwiza rwose wambereye umwana mwiza ukankingurira rwose. Ariko uzi ko mwiza umwitiranya? Taherega rwose igendere hakiri kare. Mwiza simva hananje. Nutava biragenda gute? Mbese ubwo ntiwafatwa ihungabanyiriza abandi umutekano? Ariko mwiza wikomeza ibintu rwose. Zanywe n'impamvu ikomeye kandi yumvikana itageza yura no kwica umutekano. Ubwo urumva ntawe ubangamiye rero urimo guhondagura urugi muri iri joro. Ubu se abantu biryamiye bumva tuvugana iki gihe bo barimo kugira ngo iki? Si wowe se y'inyungura sima nakakwambitse ngahita nitahira. Ariko uzi yuko no kumenya umuntu neza bisaba igihe ni uko uteye sinari mbizi. Mwiza nayo nabi koko. Isubize nawe. Ni nkuko wabaza papa niba ari umugatolika. Ariko koko niki gitumye impemukira aka kageni mwiza? Ni ukuri mbabarira. Mwiza mbabarira aka gasheni nkaguhe.
reka nanjye ngusabe ikintu. Niba mwiza yarakuzonze, mwubaha utahe, muzabonane ikindi gihe habona. niba wamaramaje nta kundi, ngabo basi nkingurira nkaguhe gusa, ubundi mpite nigendera. Ariko ubundi iyo mpano yawe irimo iki ubundi iri joro? Yijyana urebe uyiha. Kandi niba ari iyanjye koko, uyibike uzayime hakiri kare. Gafata dore nakanyujije munsi y'urugi hatagira ugatwara. Ntayo mfata wandakaje. Ngaho se jyana mvira inyuma y'urugi. None se wagatoye mwiba. Ariko ntora iki mucyo? Icyo nkeneye ni amahoro, kandi undeke niryamire. Mana we, ariko uzi ukuntu kampenze, sha wagatoye hatagira ugatwara koko. Ntawe ugatwara, kandi niyo yagatwara niwe waba wabiteye, ni akazi kawe. Ariko koko mwiba, ugize umunyamafuti kano kageni koko? Ntumbeshyere mucyo, gusa ibyo turimo ntibyari bikwiye nk'abantu bakuru. Sha urampemukiye ni ukuri, ngaho uramuke, agahinda untenze akajyana ikuzimu. Ngaho uramuke nawe Imana ikurinde. Ariko si koko ndagiye koko, sha koko ubu ngende pe neza neza. Cyane rwose genda wemye, kandi nta n'umutima uncira urubanza mfite. Mwiza, urumva iyo nduru? Ninyenda baramfatira hano haruguru bagira ngo umujura. umutima wamenye byinshi, muri ibyo ntacyo wigeze ubona, byarashize twiririmbire. umutima ugukunda iteka ndakwibuka, ahubwo Ni ukuri rwose nabonye mesaje yawe, numva ndabonekewe pe. Uti? Birase shenge niba wavuye ku izima ukaba nawe wanyemereye ibyo mpora ngusaba. Ibiki se? Oya ariko wimvugira ibyo ntavuze. None si ubwo icyari kigushitiye ni igiki? Niba atari urukundo maze iminsi nkubwira, atari urukundo maze iminsi ngusaba, niba atari ukurumpa. Byihorere di, ubwo uzi uburyo cyagiye nasiganye mpangayitse umutima. Guhangayikishwa se n'iki de? Ubwo se wahangayikishijwe n'iki kandi waraze kunkingurira koko? Mucyo, nubwo nanze kugukingurira, nasigaye mpangayitse. Wumve ko ntigeze nanasinzira pe. Hava ariko sigaho. Ibyo byihorere di. Nimwe utangiriye ririya joro, wabujijwe n'iki gusinzira? Ntiwaze kunkingurira, ntiwumvaga induru, wari uzi ko ndi buceye koko mwe. Mucyo, Ndakumva. nk'uko nabikubwiye, nkibona ubutumwa bwawe kuri telefone, icya mbere nashimishijwe n'uko ugihumeka. Yo, mbese Uko nk'uko ubona nahise nza niruka nkibona ubutumire bwawe. Nazanywe no kugusaba imbabazi pe. Mbabarira ni ukuri. Ubikuye ku mutima kandi. mwe ndakubabariye. Ni ukuri urakoze cyane, ariko mfite amatsiko. Mwiza, Karame. ndakubabariye. Ubwo nakwiringishwa kubabarira nkabigenza gute koko? Ni iki cyatuma naguha imbabazi koko mwiza wanzonze? Urakoze cyane ni ukuri. Amatsiko ufite n'ayiki? Mbwira se sha. Ndifuza kumenya uko wivanye muri za nduru n'imbwa zimoka. Ntabyo nkubwira, agenda ko kamenywa n'iki yarayemo cyangwa yatoyemo. None se Mucyo, ntabwo wambabariye? Shere, nakubabariye rwose, humura. N'Imana irabizi ko nakubabariye. Oya, ndabona utambabariye ahubwo uri kwiyerurutsa gusa. Ni ukuri nakubabariye. Ngaho reka mbikubwire, ndabona wenda kurira. Burya nabonye wariye karungu, mpitamo kwitahira, ariko nahise gutinya. Kubera iki? Umva, wanze kunkingurira, imbwa zivuga, induru muri karitsiye, ndangije ndumirwa. Ubwo nyine nabonye nta kundi nabigenza ndigendera, ariko hari umuntu twari twinjiranye igihe naje kukureba, twarasohokanye, hanyuma duhagarara ku marembo. Ubwo abantu nibwo bagendaga batambuka, induru ikomeza kuba nyinshi, maze haza abashinzwe umutekano turahagarara. Kubera ko ndi kumwe n'umuntu bazi, nta kibazo nagize. Twarahatinze, twumva ibintu uko byagenze, kubera ko ari umuturanyi ngo bari bacukuriye inzu, hanyuma haza moto, mpita ntaha ngo kuko byagenze. Ahwi, Imana ishimwe ko wahavuye amahoro. Uzi ukuntu bukeye naguhamagaye ngira ngo numve ko wabaye amahoro, ukajya wanga kunyitaba, byageraho na telefone ukayivanaho. Uwakubwira ukuntu numvaga mfite umubabaro mwinshi cyane. Numvaga ndashaka kukwitaba kugira ngo navaho nkubwira nabi. Mpitamo kukureka. Rwose nawe ubimbabarira ibyo ngibyo.
Mucyo buriya rero ntugira ngo naragusuzuguye ni ukuri cyangwa se ni ubundi bugome naba naragukoreye oya. sha waransuzuguye. Ariko ye uribuka umwanya wose namaze nkwinginga induru ikavuga ukansezerera uzi ko ngiye mu menyo ya rubamba? Byihorere. Ni ukuri ntubifate gutyo. Mu byatumye nza hano nabyo birimo ngo ngusobanurire. Burya tubana utazi uko nteye pe. Njyewe uko mbaho nta musore umvogera uko yishakiye. Ngo yaje kundeba igihe ashakiye mu ijoro, ngo ibiki, no, iwanjye ntabwo bibaho. Sinjya nitwikira ijoro ubimenye, n'ikindi gihe rwose uzirinde kuza kundeba bwije. Hariya mba ndi mu gashamburete kanjye nyine, ntazavongera ibibazo nikururiye. Nizo ndangagaciro kanjye nk'umukobwa. Ngomba gukumira ibibazo bitaraba. Nise ariko nari kuhatinda cyangwa ariko nagusebaga ko marara koko mwiza we? Nabibwirwa n'iki by'abasore ko muhinduka nk'ikirere. Uko biri kose, icyo bantwara nakwakiriye mu ijoro, ni njye waba ubyiteye. Mu rwego rwo gukumira ibyo byose rero, niyo gahunda nafashe. Yo, disi njye ndagukunda, ntabwo nagutera ibibazo, ntabwo nagutera guhangayika, nta kibazo na gito nagutera mwiza. Niba unkunda rero, ujye wubaha ibyemezo byanjye byo kwirindira umutekano. Nibyo rwose. Ariko ntusanzwe. Ariko ibyo uvuga ni ukuri birumvikana mwiza. Ni uko abantu nyine tutumva, kandi kenshi buri muntu wese akurura yishyira. Ariko rero ibyo uvuga birumvikana. Burya rero abakobwa, tugiye tumenya kwirinda ubwacu, tugakumira ibyatugiraho ingaruka mbi hakiri kare. Twagira ejo hazaza heza, hazira kwicuza. Iyo ngira ntya ujya uyumva. Aha, no comment. Ndabyumva cyane ni ukuri. Ibyo rero nibyo njye ntashaka. Bo, ni amahitamo yawe kandi mwiza. Ndakumva. Ni byiza rwose. Ndakumva pe. Gusa ufite ibyemezo bikarishye. Ndetse bikarishye cyane pe. Ariko nibyo bimpa amahoro. Hari ikintu utazi rero. Kimbwire. Bisa dushobora kugukunda cyane. Uri umukobwa w'indangagaciro nyazo. Uri umukobwa uzi ubwenge. Mana yanjye. Gusa mubwire gute? Uzi yuko wabamo umuyobozi mwiza? Gusa naba nk'uwe muyobozi ra? Aha. Umuyobozi aho waba hose. Umuntu ufata ibyemezo. Umuntu ugira indangagaciro. Umuntu wumva ibintu mu buryo atagomba kujagarara no guhora ahindagurika. Waba umuyobozi mwiza. Waba umuyobozi mwiza aho waba ari hose. Nawe rwose uransetse. Cyane naguhamagariye rero nagira ngo ndibana nta kibazo ufite. Ikibazo? Yego. Ikibazo kiki? Kubera uburyo wanze kunkingurira nyine. Ariko nkurikije ibyo umaze kunsobanurira ndakumvise. Ahubwo nshuti, mbabarire kuko narakugoye. Nakubabariye ntabwo wari ubizi pe. None rero akira ka gashanete nakuzaniye kandi ureke nkakwambike. Oh, mbega ukuntu kakubereye. Nanjye ndagushimiye. Ariko sindi butinde hano. Kubera iki mwiza? Utangiye kwira. Aha, ibyemezo byawe ngomba kubyubahiriza. Ariko rero ntasubize ikibazo nakubajije mwiza. Subiza ubone kugenda. Ndakumva rwose. Wanyemereye urukundo ko nagukingura umutima wanjye. Ko niyemeje kugutetesha. Shahu wicuri ku mutwe. Mwiza wicuri ku mutwe mbwira. Mwiza wanjye wandutiye benshi. Mwiza we uri umuziranenge. Mwiza nzagukunda iteka ryose. Nzagukunda ngukundwa kaze. Sha mwiza reka gucuri ku mutwe rwose. Mbabarira we kurira nanjye udatuma ndira.